Reka mbasuhuze mbifuriza n'ikaze ku makuru y'iteganyagiye mutegurirwa n'ikigo cy'u Rwanda gishinzwe ubumenyi bw'ikirere Meteo Rwanda ngiye kubagezaho nk'abandi mu Kazarukundo Clarisse. Ngiye gutangira mbagezaho uko ikirere cy'uyu munsi kiriho cyitwaye iteganyagiye ry'amasaha nijoro iry'umunsi w'ejo ndetse tuze gukomoza no kurya ku minsi iri imbere. Uyu munsi rero mu kirere cy'u Rwanda haguye imvura cyane mu masaha yo ku gicamunsi ndetse ikaba yumvikanagamo inkuba ahenshi mu gihugu. Akaba ari nako turi kubiteganya mu masaha nijoro kuko ahenshi mu gihugu n'ubundi dukomeje guteganya ibihe by'imvura. Reka turebe ku munsi w'ejo ku kirere kizaba cyitwaye ejo ku itariki ya 8. Ku munsi w'ejo mu masaha ya mu gitondo ndetse no ku gicamunsi hateganyijwe umuyaga uringaniye ushyira kuba mwinshi. Uyu muyaga uteganyijwe ukazaba ufite umuvuduko uri hagati ya metero 4 ndetse na metero 8 ku isegonda. Uyu muyaga kandi ukaba uzaba ufite icyerekezo kiva mu ntara y'Uburasirazuba werekeza mu zindi ntara z'igihugu cyacu nkuko ino shusho irimo ibyerekana. Mu masaha ya mu gitondo mu ntara y'Amajyepfo mu bice byaho byinshi hateganyijwe ibicu bizaba byiganje, ariko mu bice byo mu burengerazuba mu turere twa Rubavu ndetse na Nyabihu, mu majyepfo yaho Nyamasheke ndetse na Rusizi ho hakaba hateganyijwe imvura. Ibindi bice bisigaye rero akaba nta mvura izaba iteganyijwemo, ariko akarere ka Nyabihu niko gateganyijwemo igipimo cy'ubushyuhe cyo hasi ugereranije n'ahandi mu gihugu. Mu ntara y'Amajyaruguru mu turere twa Rulindo ndetse na Gicumbi niho hateganyijwe ibihe by'imvura, ariko akarere ka Burera nako kazaba gakonje kuko kazaba kanganya n'akarere ka Nyabihu aribwo bufite igipimo cy'ubushyuhe cyo hasi mu gihugu. Mu bice byo mu burasirazuba mu majyepfo yaho niho hateganyijwe ibihe by'imvura mu turere twa Ngoma ndetse na Kirehe. Ibindi bice bisigaye rero hakaba hateganyijwe ibicu bizaba byiganje. Naho mu mujyi wa Kigali hateganyijwe imvura ndetse n'igipimo cy'ubushyuhe kizagera kuri °C18. Mu masaha y'igicamunsi mu ntara y'Amajyepfo mu turere twaho twose hateganyijwe imvura ndetse iteganyijwe kumvikanamo inkuba. Mu bice byo mu burengerazuba naho hateganyijwe imvura izumvikanamo inkuba, ariko akarere ka Rusizi kazagira igipimo cy'ubushyuhe cyo hejuru cya °C27 aricyo kiri hejuru mu ntara y'Uburengerazuba. Mu bice byo mu majyaruguru y'igihugu cyacu naho hakaba hateganyijwe imvura yumvikanamo inkuba. Akarere ka Rulindo akaba ariko gafite igipimo cy'ubushyuhe cyo hejuru mu ntara y'Amajyaruguru. Mu burasirazuba bw'igihugu cyacu naho hateganyijwe imvura yumvikanamo inkuba, ariko akarere ka Nyagatare ko gafite igipimo cy'ubushyuhe cyo hejuru ugereranije n'ahandi mu gihugu cya °C28. Umujyi wa Kigali nawo ufite igipimo cy'ubushyuhe kizagera kuri °C28 ndetse n'imvura iteganyijwe kumvikanamo inkuba. Reka dukomoze rero ku minsi iri imbere kuva ku itariki 9 kugera ku itariki ya 12. Dukomeje kugira isangano ry'imiyaga riri kwegera aho igihugu cyacu giherereye. Ibi bikaba biri gutuma dukomeza guteganya imvura kuva ku itariki 9 kugera ku itariki 12 ndetse imvura ikaba izajya yumvikanamo inkuba cyane mu masaha yo ku gicamunsi. Ku munsi w'ejo mu masaha ya mu gitondo izuba riteganyijwe kurasa amasaha 11:42 za mu gitondo rikarenga 11:49 z'umugoroba. Mwakoze gukurikira amakuru y'iteganyagihe, tubifurije gukomeza kugubwa neza.